uwitwa Youssou Diagne ni umuntu waganiriye n'ikipe ya Rayon Sport inshuro zigera muri 3 zose. Niwe mukinnyi wa mbere directeur technique ndetse na hari ingingo bicaranye baganira bitari amasezerano, baganira ku hazaza h'ikipe. Icyo uracyumva Emere? Niwe mukinnyi wa mbere wicaranye n'uyu directeur technique bamubaza bati nk'umukinnyi mukuru kapiteni w'ikipe, ejo hazaza uraduha ikihe gitekerezo, uraduha iyihe nama? Nibuka ko nangaha twabikomojeho mvuga ko umwe mu bantu uyu mu directeur technique ndetse n'umutoza badimira cyane kurusha abandi ari uwitwa Youssou Diagne, former captain w'ikipe ya Rayon Sport. Ari we muntu bavuga bati turamutse tumugumanye muri projet yacu akaguma hangaha yazadufasha uko tubibona. Wakomereza. Baricaranye bamubaza ku bakinnyi uko abona ikipe imyanya yakongerwamo n'abakinnyi bakongererwa amasezerano. Youssou Diagne arababwira ati nkeneye umuntu bita Kwizera Olivier ko abari muri ikipe ya Rayon Sport mwongerera amasezerano. Youssou Diagne aravuga ati kuri iyi backline defense twaganira jewe ubwanjye ku giti cyanjye mwanyongerera amasezerano. Mwaganira n'umuntu bita Chimanga mwamwongerera amasezerano. Mwaganira n'umuntu bita Emery Bayisenge mwamwongerera amasezerano. Mwakomezanya n'umuntu bita Rushema muri Centrale, nta kibazo Rayon Sport dufite. Kuri gatatu arababwira ati ganijuru mwamuganiriza mukarekura umuntu bita Benazizi Dawo. Ibyo byari bisanzwe rwose na benshi twarabibonaga. Ariko mugashaka undi nimero gatatu uri buze gukorana na Ganijuru Elia. Kuri kabiri ati mukeneye kuba mwongera amasezerano witwa Kabange ndetse n'uwitwa Obedu hasanzwe aho nta kibazo. Muri make we yababwiye ko inyuma umurongo w'inyuma wose uretse kuri gatatu bakongeramo umuntu uko ikipe imeze biri mu murongo. Ibyo ni ibiganiro bya mbere bari kuganira ku hazaza h'ikipe, ntabwo baraganira nawe ku giti cye. Arababwira ati rero mbabwije ukuri ku bakinnyi bo hagati n'abakinnyi b'imbere, nubwo ndi umukinnyi mukuru mu ikipe nta bitekerezo byinshi ndi bubahe ku bakinnyi. Mwakongeramo ibyo ngibyo namwe muricara, ariko muri departement mbamo y'inyuma kuri communication mbangurana na bagenzi banjye uko mbabona inyuma tumeze neza, ibindi murabireba ngo nta kintu yigeze ababwira ku bakinnyi b'imbere. Abakinnyi aziba bakontorora muri defense, azabo bari kumwe nawe muri defense ntacyo yigeze ababwira. Aho ni ryari twari tukiri muri shampiyona itararangira ngo haburaga nk'umukino umwe cyangwa ibiri nibwo bamuganirije. Hakurikiraho sasa rero faze shampiyona irarangiye. Youssou Diagne yarazi ko azasubira iwabo mu gihugu cya Senegal tariki 7 kuva na mbere n'itike yarafite. Tariki 7 we kubyifuza ibyo yari afite. Oya itike bazibaha mbere. Ndakubwira nyine ibyifuzo yari afite mbere uko baganira. We yifuzaga gusubira iwabo tariki 7. Baza kumuha tariki iyo tike bamuhaye tariki 10, barebaga n'igihe bazaba babahembeye amafaranga yabo. Icyo uracyumva? Ku byifuzo bye yabasabaga kujya iwabo kare, kurabizwa yanagize ibyago. Yabwiraga ngo ndashaka kujya iwacu vuba, twagize ibyago. Baza kwemeza tariki 10, ubwo turi muri akantu ku kandi muri process zose bamuha iyo tike ya tariki 10. Youssou Diagne rero yaje kwicarana bere ntararenga aho ngaho. Youssou Diagne yabwiye ikipe ya Rayon Sport ko atari buganire nayo, ahubwo bari buganire na agent wiwe. Bageze kuri faze yo kumuganiriza. Uravuga na Hassan. Hassan avugana n'ikipe ya Rayon Sport, avugana n'umuntu bita Murenzi Abdara. Ariko amakuru mfite ko babanje kuvugana na Ge ahubwo. Ende? Ge. Nyiri agency iyo ngiyo babamo yitwa Ge n'umusenegale akorana na Hassan. Uwonzi baganiriye direct ntanishime akanashwana na Youssou Diagne ni Hassan. Urumva nawe byashoboka wenda ko umva mbangubwira ukuntu bimeze. Mu ikipe ya Sport kubera bazi ko uwo muge ahari cyangwa apana muge witwa Gay ahari, bakaba banazi yuko Hassan bakorana bya buri munsi. Urumva Hassan akenshi
aba bakinnyi bari mu Rwanda niwe ubakurikirana by'umunsi ku munsi ya even nuriya witwa uri umusore uri mu ikipe twa Pele Football Club uwo bavugana umunsi ku wundi ariko mu ikipe ya Rayon Sport harimo abantu bagize amahirwe yo guhura n'uwo gay ndetse no kuvugana nawe ndetse no kujya muri Senegal bavuga bati nimba uwo wundi ashobora kuba yakorogana witwa Hassan kuko ari umunyarwanda afite nuko avuga ibintu ariko ngewe nabafasha makagera kuri uwo witwa gay ari nawe bo bavuga ko ari nyiri company sinzi muri kumva icyo nshatse kuvuga nacyumvise ndakumva neza mwandi magambo hari boss wa agence yego ari wo mu Senegal ofete reka tunabyite ko muri agence akagira undi muntu bakorana yego ari we unacunga cyane isoko ryo mu Rwanda iri soko ryo muri South Africa yego ndakumva rwose pwenda yumva ubwo ntibyashoboka ko nawe yajemo kuko information amakuru mfite nuko mu ikipe Rayon Sport kiza turunganirana yego urumva mu ikipe Rayon Sport basanzwe bakorana bya hafi na Hassan niwe bavuganaga anaba propose rero babwira nyigize no gushaka kubaho umukinnyi ngo ntabimwishyuze w'umusenegali umubatiza mukaseri uriya umukaseri we baje no kumupfa kuko Rayon Sport yamuhaye promesse yuko uwo mutana agomba kuzaza mu ikipe yitwa Rayon Sport ariko ngo wari utewe ubwoba ariko abamwangiye yuko ngo yari amaze iminsi ngo adakina n'ikintu cyatumye ataza mu ikipe Rayon Sport muri phase retour sasa ikintu cyabaye icyo gihe uwitwa Hussein Amini Hassani yabaye nk'ushaka kongera kure mu mubano ibyo narabivuze hano n'ikipe ya Rayon Sport muri phase champion ijya gutangira kugira ngo yongere abaha abakinnyi nk'ibisanzwe ariko haba ikibazo cy'uko yari connecte n'abantu badahuza n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport banagiye muri Senegal ubuyobozi bwari icyo gihe akunga ko banze Tadeo wayoboraga ikipe ya Rayon Sport nabo bayobozi bandi bakoranaga nabamushimire bari hafi aho nk'abajyanama mu ikipe ya Rayon Sport sasa baravuga ngo turizera Hassan gute kandi Hassan ari umuntu uri connecte n'abantu barwanya ikipe ya Rayon Sport bakorana nawe baba bari kumwe umunsi ku wundi sibyo kugeza nubwo ashobora kubatuma cyangwa se kubatumaho bagahurira muri Senegal cyakaboherezayo icyo gihe bavuga abagenzi mbica ku Rwanda bavuga abagenzi bacu bari muri Media ubwo Rayon Sport ubuyobozi bwari icyo gihe bwa Tadeo bw'abantu kubera boramwishisha abo banyamakuru bari nano kubica ku Rwanda kigiye bavuga Sam mugenzi wacu Sam Karenzo bati urabona uri ataje kwinubuka ko icyo gihe Hassan yaje no mu Rwanda tujyana no kwibuka Bugesera ufite we yumvaga ari ibintu bisanzwe nanjye niko nabibonaga ariko abo mu ikipe ya Rayon Sport bo babyenterpretaga yuko ari umuntu uri atashe cyane kandi bakaba barabonaga Samu nk'umuntu ushobora kuba yabarwanya urumva bikaba batamwizera byasabye Hassan ko ahura n'aba bantu kuko njye nibo twize kuvugana mbwira ariko byagenda bite kugira ngo aba bantu bumve ko twakorana professionnel makwa ni inshuti n'umuntu cyase uwo muntu turi atashe ati ndi mu Rwanda maze kingana gutyo umuntu duhinshura imwe kuki nabonerwa muri image y'uwo muntu kuko wenda batari guhuza n'ibya bintu byo mu makipe yacu nyine bihari Hassan guhuza n'ubuyobozi bwa Tadeo byari bigoye byaje kugora ariko nyuma aza kubereka ko bakwiye kumwizera kuko ndibuka hari igihe Rayon Sport sinzi niba wibuka umunsi Muvunyi na Tadeo bahurira n'itangazamakuru kuri Delight Hotel babyibuka batangaza ikintu cy'umushinga bakanakorana mu kiganza bavuga ko bafitanye n'umubano mwiza uwo munsi Hassan yari ahari voilà igihe cyarageze baravugana bamera nkaho baye attaché donc babaye hamwe bavuze rumwe bumvikanye noneho haza kuza case y'umuntu bita Farenganye buri bya Farenganye byaje habanje ibya Omar Nyingi numva ko Hassan uvuye mu Rwanda asa nk'ubayatashe n'ubuyobozi bwa Rayon Sport asa nk'uvuze ko urwo ruhande rundi ataruriho urumva none hagiye kuza phase y'umuntu witwa uyu Omar Nyingi Farenganye uri turibuka reka tuzere kuri Omar Nyingi n'abayusu bose batinze reka tuzere kuri Omar Nyingi uwitwa Hassan yandikiranaga n'ubuyobozi bwa Rayon Sport ariko mu izina rya Omar Nyingi noneho abakunzi b'ikipe ya abayobozi b'ikipe ya Sport bari bahari icyo gihe ngenda byibuka ubwe ntago yabihakana
abari mu buyobozi yaba Tadeo ndetse na Claude Mushimiro uri hafi aho ngaho barakubwira bati no kuba turi kunanizwa n'uyo Omar Nyingi bumvaga harimo akaboko ka Hasani n'abantu entourage iri hafi nubwo bashaka kuba barabikoraga professionnellement uko nge nabibonaga bashaka uburenganzira bw'umukino sasa ikintu cyabaye haza kuza saga y'umuntu witwa Farenganya noneho bavuga ko yaba agents ndetse n'abayobozi abari bari mu ikipe ya Rayon Sport baravuga bati uwitwa Farenganya ararwaye ntabwo arakira ngo amere neza niko na agency yavugaga yego ariko ubuyobozi bwari bwarasimbuye donc ubuyobozi bwa Murenza Budara bukemfasizinga buvuga ngo uwitwa Omar Nyingi amini Farenganya iyo agiye kwa muganga baratestinga bagasanga yarakize kubwizo mpamvu na raporo za muganga zikaza zivuga ko yakize ngo yanga gukina ku bushake bwe none icyo kintu ntacyo kigarura umubano kitwa ko gipushingwa na baba noneho basa nkaho bakoranye na Hassan ariko batakiri kumwe 100%. Okay. Urumva kuko noneho ngo abo bantu bisa nkaho noneho bari attaché niyo komite ihari uyu munsi kugira ngo abantu baje banumva n'ibintu babibera mu equipe yabo. Buriya uwitwa Farenganya kugira ngo agaruke mu kibuga premature pressure turuka kuri icyo kintu gihe kitageze cyo kuvuga ngo uwitwa Farenganya yanga gukina ku bushake bitewe nuko ari kumwe na Hasani kandi akaba avuga rumwe n'ubuyobozi bwahoze mu ikipe ya Rayon Sport aizo zikaba information zaturukaga aho ngaho niyo mpamvu mu buyobozi bwa Rayon Sport hari izo information zivuga ngo dufite ubwino bw'uko Hasani yabuze umukinnyi we gukina ndashaka mwumvishe aho umubano muke hagati ya Hasani komite ihari waje guturuka buriya byakomeye cyane kuri Farenganya bati urabuza gukina ati umuntu mwakora 100% yarabitubwiye nuko uteye yarakuze sasa rero nyuma uwitwa Farenganya yongeye kuvunika Hasani byensure nk'umuntu manager umukino bigaragara ko imvune yavunitse harimo nyine n'ubwoba kwa kuntu uhagarara gifite n'ubwo umuntu abonaga Farenganya wese arabonaga ko amaguru ye yaratarba tayari ubwo butarashiramo sasa baravuga ngo nimba bimeze bityo ubwo umukinnyi yaravunitse tunamureke basaba yuko yajya kwivuriza wabo bura Farenganya sigenda muri Senegal wabo ubwo wa mubano n'ubundi utarumeze neza bahise wongera kuba wose ane cyabaye abantu baravuga bati kwiyo agency twize gukorana yose sibyo bya hafi yaba dana twanibonaniye kuko information ni kwitambuka ivuga twanibonaniye tugahura kuki twaca kuri Hassan kuki tutaca kuri ge noneho utari muri wazo warutubwiye kuko niyo mpamvu haje n'iki kinyo ngo niwe manager principal ibi nibi noneho tekereza umuntu uri gususpectinga ko washatse kunca inyuma nguje unyereke ko ngende ridikire sibyo noneho akazo n'ikindi kintu kimeze nk'ari umubano muke wamaze kwimanifesta aho hano kandi noneho ubuyobozi buhari bugaba bushobora kuba bwumva igitekerezo kitandukanye naho Hassan ahagaze tekereza muri negotiation z'umukino aho rero ahubwo aho hantu hise nkumva neza harajyana ni information mfite kuko uyu Youssou Diagne ugiye yagiye yashwanye na Hassan birashoboka uraje byumve neza no kwa ngo Youssou Diagne yavuze ko baganira na agency bishoka ko ari bwo hajemo uwogeye muri uko kuvuga ngo baganire na agency Rayon Sport ubwayo iganira na Hassan aganira na Murenza Budara ariho twumvise ikintu ngo Youssou Diagne arimo araca Rayon Sport ibihumbi 30 by'amadolari Hassan niwe waciye Rayon Sport ibihumbi 30 by'amadolari Farenganya Youssou Diagne icyo kintu ni cyamushimisha cyuko arimo arasaba amafaranga menshi Rayon Sport siyo side we yarariho basa n'abagirana gatotsi Youssou Diagne ntiyakomeza communication ahubwo abwira ikipe ya Rayon Sport ngo ngiye turaganira direct Youssou Diagne agera kuri phase yo kubonana n'ubuyobozi bwa Rayon Sport ndetse na directeur technique na hari ingingo abantu batatu barabonana bemera ko Youssou Diagne ari buve kuri ibyo bihumbi 30 arimo arasaba bemeranye ibihumbi 20 by'amanyarwanda by'amanyarwanda ntago by'amadolari icyo kintu ni miliyoni 30 z'amanyarwanda miliyoni 30
izo ntibazemeranyije. Haza kuza umunyamakuru ndakotinga umuntu wari kumwe na Youssou Diagne wampaye aya makuru ya nyayo rwose. Umunyamakuru umwe sinatinya kumuvuga ni Claude Hitimana. Claude Hit ngo niwe waje gutangaza inkuru avuga ko Rayon Sport yumvikanye na Youssou Diagne. Claude Hit we ngo yarakiri ku 30,000 y'amadolari. Aribyo avuga ngo bazabimuha ngo diro zo hanze yaziretse. Youssou Diagne aza gukonsilita abantu, uwo muntu umwe mu bo bari kumwe amuha screenshot y'ibyo Hitimana yavuze, aramubwira ati mbwira ibi bintu uyu muntu ari kuvuga mu Kinyarwanda, sobanura amini mu Gifaransa, ibi bintu yavuze mu Kinyarwanda aravuga iki uyu munyamakuru? Muri translation. Yamakuru aramubwira ati uyu munyamakuru mugenzi wanjye yavugaga ko wamaze kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport ku 30,000 y'amadolari. Youssou Diagne aravuga ati numvikanye Rayon Sport ntabwo ari amafaranga twumvikanye, ikindi sindanashyira umukoro ku masezerano, bambwiye ko bagiye kubitekerezaho. Nyuma yaho habaye ukundi guhura kwa Youssou Diagne na perezida w'ikipe ubwe. Perezida w'ikipe amubwira ko yaganiriye na hari ingingo ndetse na directeur technique bijya 20,000 bashakaga kumuha nabyo babigabanyije. Bagiye kumuha 20,000 z'amanyarwanda. Arababara cyane. Icyo racyumva? Bivuye ku 20,000 barimo bamuha 30. Perezida baganira ari batatu. Perezida arongera amwicaje wenyine amubwira ko ako kanama kicaye kagasanga bakwiye kumuha 20,000 z'amanyarwanda. Aho ararakara ngo nibwo yasubiye kuganira na agency we. Ariko ngo muri uko kuganira na agency we yaje kumenya amakuru mu abakinnyi muri ibi bintu bya Amerika tuba baganira. Yaje kumenya amakuru ko witwa Rakitic Arno Maestro hari umudefenseur ari gushakira ikipe ya Rayon Sport. Wabimenye ninde? Youssou Diagne. Yamaze kubona ko muri ibyo bintu bari kuganira, mu byo yaganiriye baremeranywa, haje Matumuna. Mari no operation emereye. Urumva ikomeye cyane. Na operation emereye. Matumuna se yazanga na Arno. Oya ntago ari we. Uyu waje uyu munsi. Arimo ngafite amakaboko. Oya Arno nari ingingo nago yicana. Oya ariko ntago bisaba hari ingingo. Arimo yakoranye na Murenzi Abdal. Ku buryo hari n'umukinyi wo mu Rwanda runagiye kohereza muri iyi kipe yavuye mu cyiciro cya kabiri ugiye kwakina. Urumva yeme? Kuri ntibavuye ku 20,000 ntibagiye kumuha 20,000. Youssou Diagne aravuga ati impossible, ibyo nagasuzuguro. Ati nsumbuko ndeshyo. Ntabwo ibyo nakoreye ikipe, ibyo twaganiriye namwe nimujye kuri buma 20,000 tangazaje telefone ko zicicikana ibeze. Telefone yanjye rwose ndakumenya. Jya kwitaba mu mwanya wo kabyara. Urumva yeme? Ayo mugabo aza kumva ko bamumanuye, aravuga ati ibi bintu nagasuzuguro. Ku munsi wabanjirije umunsi w'ejo, ubwo ni kuwa ari ku cyumweru ngira ngo. Hari ku cyumweru. Uyu mugabo nibwo yaje kwicarana na Rayon Sport abasaba byibuza. Urumva bamugabanyije, bamubwiye bati niko imeze, mu mwanzuro wafashwe nta kiri buhinduke. Aravuga ati kuri izo 20,000 z'amanyarwanda nimwongereho 5 zibe 20,025. Rayon Sport iratsemba iti nutemera 20,000. Bumvaga atakiri muri position yo kwingingwa, ahubwo ameze nkaho we yabaye interested no guma mu ikipe ya Rayon Sport. Yende kuri icyo cyo we yari yabayoke, aravuga ati nkeneye gukorera iyi kipe. Rayon Sport baramubwira bati twaganiriye 20,000 nutazemera wigendera. Ariko Rayon Sport muri communication n'uyu wundi utibwira ngo uyu byahise biba umunsi umwe, kandi yamaze kuyakandagira. Youssou Diagne yabimenye ko hari undi mudefenseur bashaka kuzana. Ibyo abibonye abifata nk'agasuzuguro. Aravuga ati 20,000 sinzemera, ndemera nayo iwacu n'igihe cyageze, nimunkenera mufite 25 nzayemera, ariko nimbona ubwo izindi diro nanjye nza imyaka 2.